tubahaye ikaze. Iyi ni episode ya 4 y'inkuru yitwa ubuzima bwa Munyana. Ubushize Munyana yaragiye ku ishuri aherekejwe na se. Rwari urugendo rutari rworoshye na gato, ariko rwafashije uwo mubyeyi kumenya aho umwana we yaragiye kwiga. Ubwo bari bageze mu kigo, ariko bakicaye mu modoka, hari umusore wabaciyeho, maze uwo musore atuma se wa Munyana asubiza intekerezo z'inyuma, maze yibuka uwo yahoze ari we. Se w'uwo mwana yanamusabye kujya yirinda kunena bene abo bana baturuka mu miryango itifashije, cyangwa ngo ababone nk'abadashobora kumubera inshuti z'ukuri. Reka noneho dukomeze. Nyuma yo kugenzura ko Munyana yujuje ibisabwa ngo yakirwe kandi bagasanga byuzuye, Munyana yakiriwe muri icyo kigo. Icyo cyari n'igihe cyo gutandukana na se, nawe agasubira iwe. Ubwo yaramuherekeje rero, Munyana yasaga n'uwabajwe no kubona agiye gusigara ahantu atazi, nta muntu n'umwe ahazi, nta nshuti, ntaki, mbese ari ugutangira ubuzima bushya. Se rero yaramubwiye ati, nzi ko ubutorohewe, ariko humura, nyuma y'iminsi mike uraba wamaze kubona izindi nshuti, kandi zimwe zizatuma wumva ukunza. Munyana nawe yaramubwiye ati, nuko nyine ari amasomo, ariko kubaho mutari birangoye. Yahobereye se asa n'umusezera, se aragenda, Munyana asigaraho. Nk'uko undi wese ugeze ahantu hashya, mu bantu bashya, nta bwisanzure yagira, niko na Munyana yari ameze. Bari bagerageje kumwereka aho iby'ibanze biri, ariko yari akiri mushya nyine. Gusa abana bari basanzwe aho batangiye kugenda bamusuhuza, bakagerageza kumwereka ko bamuhaye ikaze aho kandi ko bamwishimiye. Umwe muri abo ni uwitwa Diane. Uwo mwana w'umukobwa basaga naho bari mu kigero kimwe, ariko we wari ugiye kujya mu mwaka wa 5, yaramwegereye aramwibwira, nawe amubaza uko yitwa. Nyuma yo kwibwirana, Diane yasabye uwo mwana ko yaza akabamutembereza amwereka icyo kigo. Nuko baheraho bagenda baganira, amwereka inshuti ze, zimwe ari abasore, izindi ari abakobwa, mbese agerageza uko ashoboye ngo uwo mwana yumve yisanzuye muri icyo kigo. Ubwo bari bari gutembera, baciye hafi y'aho wa musore wari wanyuze hafi y'aho Munyana na se bari, ndetse se akamubwira ko nawe yahoze ameze atyo. Munyana yongera kumwitegereza, ariko Diane nawe yongera gutuma Munyana amwitegereza kurushaho. Yamusabye kwitegereza uwo musore ngo kuko hari icyo aza kumubwiraho. Nuko bamaze kurenga aho yari ari, Diane asobanurira Munyana impamvu yamusabye kwitegereza uwo musore. Yaramubwiye ati, uriya musore asa n'uwihariye muri iki kigo ku bintu nka 2 by'ingenzi. Icya mbere, niwe navuga ko akennye kurusha abandi bose muri iki kigo. Ikindi, ni uko nanone ari umuhanga cyane, ku buryo twese dutangazwa nabwo. Ntiwapfa kumubona afite ikayi ngo ari kwiga nk'uko benshi tubigenza, ariko nk'iyo ageze mu kizamini asya atanzitse, uba wagira ngo niwe wagiteguye. Munyana yasaga n'uteba amatsiko n'uwo musore, ndetse yahise anabaza iyo nshuti ye uko yitwa, undi amubwira ko yitwa Nzabirinda. Ku mugoroba w'uwo munsi wa nyuma wo kwakira abanyeshuri, kuko mu gitondo amasomo yari gutangira, ubuyobozi bw'ikigo bwahamagaje inama y'abanyeshuri, maze bateranira mu cyumba cyaberagamo inama n'imyidagaduro. Umuyobozi w'icyo kigo yabanje kubibwira, abaha n'ikaze, ariko by'umwihariko yibanda ku banyeshuri bashya. Ati, rwose twishimiye kuba namwe mwaje. Mpamya ko twese uko turi aha twagize ibyo twigomwa kugira ngo tube duhari, ariko wenda reka nutibuka icyamuzanye nongere kumwibutsa impamvu turi aha. Umunyeshuri uri aha wese yazanwe hano no guhaha ubumenyi. Iyo niyo mpamvu y'ukuri yatumye atandukana n'abagize umuryango we, akaza kuba muri iki kigo. Umwarimu nawe uri aha nawe nuko. Benshi bafite imiryango, kuko bamwe ari abagore, abandi bakaba abagabo, n'abatarubaka ingo
bafite imiryango bakundaga basabwe kwigomwa bakajya kure yabo. Nanone abayobozi b'iki kigo nanjye ndimo hari ibyo twigomwe kugira ngo tuzaha. Niyo mpamvu nifuza ko koko dukora icyatuzanye tutiriwe dushyirwaho imbaraga ngo twibutswe inshingano zacu. Munyeshuri, ibuka ko icyakuzanye hano ari ugushaka ubumenyi. Gerageza ushakishe ubumenyi kuko nibwo uzitwaza ubwo uzaba ugiye gushaka akazi cyangwa se ubwo uzaba ugiye kwikorera. Irinde rwose ikigare ngo aha uhabone nk'aho uje gutemberera no kunguka inshuti nyinshi. Irinde imyitwarire mibi n'inshuti mbi kuko ari byo bishobora gutuma utangira gutakarizwa icyizere n'abakuyobora, byakomeza tukagusaba gutandukana natwe. Ibyo basanzwe biga ahangaha ngira ngo si ubwa mbere mbibabwira. Abanyeshuri bashya hano rero namwe nongeye kubaha ikaze, ariko nanabasaba ko twafatanya buri wese akamenya inshingano ze, ntatumege nawe duhurira mu bibazo bijyanye no kutazuzuza. Kandi wenda niba wari usanzwe wiyiziho imico mibi, ikubita agashyi umenye ko amazi atakiri yayandi. Uyu mwaka utandukanye n'indi yabanje. Niba barakwihanganiye mu myaka ishize, wenda uyu siko bizagenda. Rero isubiraho hakiri kare. Abanyeshuri hafi ya bose bari bateze amatwi bitonze uwo muyobozi. Yakomeje agira ati: hano muri iki kigo tugira imikino itandukanye ifasha abana bahiga kwidagadura, ariko kandi tunafite amatsinda abana bahuriramo bakungurana ibitekerezo. Hari itsinda cyangwa se club ishinzwe kurwanya sida, hari club ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, na club ishinzwe kurwanya inda zitifujwe ziterwa abangavu n'abakobwa. Umunyeshuri uwo ari we wese aho ashobora kujya mu itsinda ashaka. Niba hari n'ibitekerezo by'irindi tsinda mwumva tutavuze kandi wenda ukabumva ko ryaba ari ngombwa ko turigira muri iki kigo, ntuhejwe, wemerewe gutanga igitekerezo cyawe. Abana batangiye gushyira ibiganza hejuru bakavuga amatsinda cyangwa club zikenewe muri icyo kigo. Zimwe bakazemeza, izindi bakavuga ko zizabanza kuganirwaho mbere yo kwemezwa. Byatinze, Munyana nawe yashyize ikiganza hejuru, maze ahagurutse bose bamuhanga amaso. Yari umukobwa ubona ko ashabutse, ariko nanone witonda, kandi akaba mwiza bihebuje. Ibyo byose byatumye barushaho kumuhanga amaso ndetse n'amatwi. Yabanje kubibwira agira ati: nitwa Munyana, ndi umunyeshuri mushya muri iki kigo. Nje kwiga mu mwaka wa 4 mu ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima, cyangwa mathematics, chemistry and biology. Mbanje kubashimira kubwo kutwakirana urugwiro, kandi nashimishijwe n'amatsinda ari muri iki kigo. Yose numvise akenewe cyane. By'umwihariko ariko irishinzwe kurwanya inda zitateguwe ziterwa abangavu n'abakobwa. Muri iyi minsi urubyiruko rwinshi turi kwitwara mu buryo bushobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga. Abenshi dusigaye twirirwa ku mbuga nkoranyambaga, ahantu hahurirwa n'abantu b'imihanda yose kandi baba bafite imico itandukanye. Aho niho bamwe muri twe dukura imico idakwiye. Bamwe bakishora mu busambanyi, abandi bakishora mu biyobyabwenge n'ibindi nk'ibyo bitwangiriza ubuzima. Mu by'ukuri dusigaye dusa naho twirengagije ingaruka zishobora guterwa n'ibyo bintu. Dusigaye duha umwanya munini kandi rimwe na rimwe ari ibitwangiriza umubiri n'imitekerereze. Rero ku bwanjye, kuba ikigo cyacu kirimo amatsinda yadufasha kuganira kuri ibyo bibazo bitwugarije nk'urubyiruko ni amahirwe dufite. Nimucyo tuyabyaze umusaruro, tubiganireho, tubonereho no kubishakira ibisubizo. Kandi nubwo abaturera ndetse n'abayobozi bacu bashyira imbaraga mu gukemura ibibazo bitwugarije, ntacyo iyo mihate bashyiraho yageraho mu gihe twebwe ntacyo twaba twakoze ngo iby'abo bantu badukunda batwifuriza bigerweho. Bazatwigisha ingaruka ziva mu busambanyi, ariko ntibazajya bahora baduhozaho ijisho ngo bagenzure niba tutagiye gusambana. Nitwe tuzabyirinda. Bazatubuza gukoresha ibiyobyabwenge ndetse batwereke n'ingaruka zatugeraho mu gihe twaba twabikoresheje,
ariko nitwe tuzihitiramo kubikoresha no kutabikoresha. Gusa bagenzi banjye, nimureke tujye twibuka ko ubuzima turi kubamo uyu munsi ari bwo butegura ejo hazaza. Nidukomeza gutera no guterwa inda, nta kabuza u Rwanda rwo mu myaka iri imbere ruzaba ari urw'abantu babyaye imburagihe. Abana tuzaba twarabyaye bazaba babayeho nabi. Ayo mahirwe twagize yo kwiga bashobora kutazayagira. Ngaho usa n'utekereza uko icyo gihugu kizaba kimeze. Igihugu kizaba kirimo abantu benshi batagize amahirwe yo kwiga. Nta baganga b'inzobere tuzongera kugira b'Abanyarwanda, nta bahanga mu bintu by'ikoranabuhanga tuzongera kugira, kandi tuzicwa n'irungu umunsi babanditsi bandika inyandiko zuje ubuhanga batazaba bakiriho. Abanyeshuri, abarezi ndetse n'abayobozi bari batuje bakurikiye iryo jambo umwana w'umukobwa yari ari kubagezaho, adategwa, ubona ko rwose ibyo avuga ari ibintu yasaga n'uwateguye. Bose bari bamuteze amatwi. Yakomeje agira ati, soza nabasabaga ko niba byakunda muri ayo matsinda hakongerwamo irifasha abana bavuka cyangwa baturuka mu miryango itishoboye. Nituramuka twitoje gufasha abatishoboye tukiri bato, nta kabuza tuzavamo Abanyarwanda barangwa n'urukundo, bakunda bagenzi babo, kandi abo ntibananirwa gufasha igihugu cyabibarutse. Murakoze. abari aho bose bahise bakomera amashyi icyarimwe ngo kaci kaci. Abari bamwegereye bamukoze mu biganza mu buryo bwo kumushimira kubw'impanuro yarabahaye. Ibitekerezo by'uwo mwana byanejeje byimazeyo abo bayobozi, kandi uwo mwana bambonagamo umuyobozi mwiza w'ahazaza. Kumuhomba babonaga atari ababyeyi be babahombye, ko ahubwo n'igihugu cyaba gihombye umwana wazavamo umuntu wazacyunganira mu gihe kiri imbere. Ku kijyanye no gushinga itsinda ry'abana bifuza kunganira bagenzi babo baturutse mu miryango itishoboye, bamubwiye ko bazabiganiraho hanyuma bakazamusubiza. Ni naho dusoreje iyi episode ya 4, tubasaba kuzabana natwe ubutaha. Yemwe muri kumwe nitwa Dushimimana Samuel ndetse na mugenzi wanjye Umutoni Divine. Mwakoze cyane rero, kandi niba mutarakora subscribe rwose usiga ubikoze. Naho utaha, kandi turabakunda.